ungaburira kumpagarara hejuru ukambwira ngo nudakora itya uyu munsi ntabwo uri burye, ariko ibyo ambwira gukora cyangwa akaza akambwira ngo emera kuri iki cyangwa ko wakoze iki ntakoze, ndemera nicwe n'inzara ntabwo ndi bufatire. Twongeye kubana kandi turabashuhuje inshuti bakunzi ba Fabo TV mudukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye gukusanyiriza ibintu bikurikira ku bijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Tugiye kukubwira rero kandi nanone tukuboneyeho kwihanganisha ababuze ababo cyangwa se babuze ababo mu gitero cyaje kuba kiraswa na leta ya Kongo, aho yaje kuba irasa abaturage bayo ubwo umutwe wa M23 na AFC bari gukora cyangwa se bamaze gukora inama mu mujyi wa Bukavu, bakaza kuba haba iraswa rya bombe yakozwe na FARDC ifatanyije ni igisirikare cy'u Burundi n'imitwe nka Wazalendo na FDLR. N'icyo tugiye kuba twakubwira itangazo risohotse none harya nyuma y'ibyo byaje kuba biba kare, haje kuba sohora itangazo rya M23 AFC, aho ije kuba sohora itangazo ryo kugukusanyiriza byinshi ku bijyanye n'intambara, tukwereka turajya dugucishirizamo uburyo u Rwanda ruzamo n'uburyo ruhagaze n'icyo rubivugaho. Ni byinshi rero turaza kuba tugarukamo ku buryo burambuye. Turaza rero kuba twakukorera ubusesenguzi ku bijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Dukurikire wowe uze kuduha ibitekerezo hasi, ukubwire uburyo ubibona. Ese u Rwanda niruza kuba rufatirwa ibihano nk'uko amahanga yose yaje kuba abyemeza, ese biraza kugenda bite? Ibyo rero turaza kugukorera ubushakashatsi. Wowe icyo usabwa, banza ukore aho ngaho kuri subscribe, kanda subscribe aho ngaho ndetse ukane no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bikugerereho ku gihe. Nibyo kuko ikintu dushobora kuba twakubwira, intambara iri hagati y'umutwe w'inyeshyamba M23 cyangwa M23 n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ifatanyije n'imitwe ya Wazalendo, FDLR ni ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi bacancuro, aho bakomeje kugaba ibitero ku baturage ndetse no ku umutwe wa M23 nk'uko bikomeje kugaragazwa cyangwa se kugaragazwa n'amafoto na video zigiye zitandukanye. Ikomeje rero gufata M23 ikomeje gufata indi ntera cyangwa se intambara nako imaze gufata indi ntera, cyane cyane rero mu burasirazuba bw'igihugu ku itariki 27 Gashyantare 2025 rero habaye ibitero. Aha mu Rwanda abanyarwanda ntabwo mucumbitse, ni wanyu. Gukora ibintu udakoze ibirenge hasi uvuga uti ejo ntawamenya nuko erega ndababwira nuko mutumva. Ntawamenya se ahandi uzamenya ni hehe? Ahandi uzajya ntuvuge ngo ntawamenya ni
by'ibisasu mu mujyi wa Bukavu byahitanye abantu basaga 11, abandi 65 barakomereka ku buryo bukabije. Ibitero rero byabaye ubwo hari gusozwa inama yari yabaye AFC na M23, aho leta ya Kongo ifatanyije n'u Burundi n'iriya mitwe baje kuba bagaba ibitero ku baturage. Ubona ko ari ibikorwa bibi bihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni ibikorwa rwose biteye ubwoba kandi biteye isoni, nka leta ivuga ko ishaka kurwana kugira ngo ikomeze igume ku butegetsi, nk'uko dusanzwe tubizi, cyangwa se leta ni umutwe w'abaturage uba ushinzwe kurinda abaturage. Rero ntago ushobora kugereranya nka leta iri kurwana kugira ngo ikomeze iyobore, aho ikagaba ibitero ku baturage. Ni ikintu kitari cyiza cyaje kuba kigaragara hariya i Bukavu. Ibindi rero, ibi byabaye nyuma y'uko M23 ifashe umujyi ikomeza cyangwa se iri gukomeza kwagura ibikorwa byayo mu karere, aho M23 igenda ikora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, gusukura umujyi, gufungura amashuri, nk'uko muraza kujya cyangwa se mwagiye mubibona muri videwo cyangwa se muri izi videwo turi kugenda tubacishirizaho. M23 aho yafunguye cyangwa se yatanze itangazo ryo gufungura amabanki ndetse n'ibindi. Icyo twavugaho rero kuri ibi bijyanye icyo twavugaho ni ikijyanye n'igisubizo cyakemura ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo. Ushobora kwibaza uti ese ibibazo biri muri Kongo biraterwa n'u Rwanda? Ese winjiye neza mu butegetsi bwa leta ya Kongo ukareba igihe Kongo imaze mu ntambara, ukibaza uko ari u Rwanda rwagiye ruba muri Kongo rugateza iriya ntambara. Ariko ibyo byose ubirebye ukareba politike isanzwe ya Felix Tshisekedi, usanga ari ubutegetsi bubi butuma biriya bigenda neza. Ukareba n'ibikorwa biri gukorwa n'ibihugu by'amahanga, ibihugu by'Uburayi, aho biri gutera inkunga biri gutera inkunga Kongo kugira ngo ikomeze ikaze ingamba zayo cyangwa se ubwirinzi bwayo mu buryo bwa gisirikare, aho bari kwanga amahoro, nk'uko M23 yaje kuba ihagaritseho imirwano kugira ngo ijye mu biganiro by'amahoro. Ariko cyangwa se igisirikare cya Kongo kikaza kuba kibigarama kivuga ko kitajya kuganira na M23. Ukibaza ngo ibise birerekeza he niba ubutegetsi butangiye cyangwa Tshisekedi butangiye kwica abaturage barwo? Ibi biragana hehe? Iki gisubizo kirambye ugereranyije nk'intwaro zikomeye zitari zakoreshwa leta ya Kongo yaje kuba igura, Tshisekedi yaje kuba agura kugira ngo ajye kwivuna umwanzi aduyi ari we yita M23. Ukavuga ngo ese izi ntwaro zizakoreshwa mu buryo bwa nyabwo? Kuko ugereranyije ibitero byinshi byagiye cyangwa se uburyo iyi FARDC ifatanyije n'iriya mitwe igenda ikora intambara cyangwa se irwana n'uyu mutwe wa M23, uburyo bititaye ku baturage, aho igaba ibitero bikomeye ikarasa amasasu mu baturage nta kintu biyibwiye. Ukibaza ukareba
ukibaza aho iyi guverinoma ya Kisekedi aho igana cyangwa se mu gukemura igisubizo Kagame ni role model w'abandi ba president, ni president wa example y'abandi, his example for the leadership and to be a leader, umuntu utekereza abaturage. Naje wongera president nokora nka kuri Kagame azakora, natekereza abaturage baje ngahakisha ko umuturage wese yabonye services zimukwiriye. Twe twakoze no kugira ngo ubone carte pour citoyen kugeza muri Kongo ndagana n'ubundi barayibona kugeza no bari ubu nyine reka nkubwira amakuru. Nigeria kugira ngo ubone passport ntabwo uyibona munsi y'umwaka. Muri Kenya ubu nyine mu kwezi kwa kabiri nari Nairobi, nagiye kuri migration saga abantu 200 kuri murongo foreign k'iyabasirikare online, ndigira ngo nikindi kintu cyabaye niki ngo ko barashaka passport. Ngenda mu Rwanda ngiye kuri ndege umupasiteri wanje arambira ngo ntakeneye ngo nta passport afite, ngo akeneye passport. Ansaba amafaranga, muha amafaranga ya passport turi ku kibuga Kanombe. Nururuke hano muri Amerika ngeze mu wanje arampamagara ngo nabonye passport. Can you imagine? Iminsi 2 umunsi rigice ngo yabonye passport. Mu gihe muri Kenya ntabwo uyibona munsi y'amezi 6, kandi muri Kenya ukarangiza ukaja inyuma ukaje gutanga karuswa hariya hirya kugira ngo dossier yihute. Na mu Rwanda no kuja kwirembo gusa ngo ugata ukuzuza kuri telefone bakakubwira ngo uzutore telefone yawe. Umugabo ashira igihugu ku murongo aho kugira ngo mumushime mumutera amabuye. Nibaje mu ishuri baje bapfuka babigishe leadership. Nibica bagisegete bari bose bagisegete bakogene kureka kavuyo kugutera igihugu bakaza kwiga uko baza badevelop igihugu. Umugabo ashize igihugu ku murongo aho kugira ngo baze kwiga ko baratera imijugujugu. Abantu bose birirwa basakuza hano bagende baje abigisha leadership, baje muri fresh bige uko bazotegeka n'abakene ko abayobozi abigisha leadership. Ese mbaza inyungu yo kwanga u Rwanda ni yihe? Tayo bafite kibazo cyo bavuga kubona igisubizo kirambye cy'umutekano wo mu karere cyangwa se wo mu birasirazuba bwa Kongo, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ibi bintu nago byoroshye iyo urebye uburyo ibihugu by'amahanga byaje kuba byivanga muri kino kibazo kugira ngo babashe gusarura amabuye y'agaciro cyangwa se babashe gufata umutungo kamere uri muri Kongo. Uri kudukurikira aka kamwanya nshobora kukubaza cyangwa se nawe ukibaza iki kibazo avuga ngo ubwo ibihugu by'amahanga biri gutera inkunga leta ya Kongo cyangwa se buri gutera inkunga Kisekedi bugamije kugira ngo bubashe gucukura ariya mabuye ura mutungo kamere uri mu gihugu cya Kongo, ese nyuma y'uko bigerwaho biriya bihugu ntibizarwanira muri leta ya Kongo, aho Bubiligi, Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu, Bwongereza, Amerika n'ibindi biri kurwanira cyangwa se biri gutera inkunga intuza, ese bizabasha gusaranganya uriya mutungo? Ese bazabigeraho? Kandi nanone iyo urebye uburyo igisirikare cyuriya mutwe cyangwa se uriya mutwe wa M23 uburyo ufite ubwenge, ubona ufite ubunararibonye mu bijyanye n'intambara, ni ikintu ubona ko bitoroshye ko FARDC ifatanyije n'iriya mitwe yapfa gutsinda ino ntambara. Ntibyoroshye rero, birashoboka cyane kubera ko leta ya Kongo yaguze intwaro zikomeye, ariko nanone ntitwakwirengagiza ko n'ubundi yazihoranye. M23 ikaza kuba yizaka, aho byagiye bigaragara ko M23 ifite intwaro zikomeye yatse igisirikare cya Kongo ndetse n'iriya mitwe y'abacancuro arimo ibikoresho byari byakoreshwaga biraswa kuri M23. Hari ibikoresho byari byarateguwe rero byo kurasa mu Rwanda. Ibyo bikoresho byose, aya masasu akomeye cyangwa se izo mbunda zikomeye zaje kuba zifatwa n'igisirikare cyangwa n'umutwe wa M23. Ibi ngibi rero ni ibintu ubona ko iyo winjiye muri iyi ntambara ukareba aho yerekeza,
mu buryo burambye ubona ko iyi ntambara itazagira igihe ihagarara, kubera ko M23 iri kurwanira uburenganzira bwabo, iri kurwanira cyangwa se iri kurwana igira ngo irokore abantu, ubwoko bwabo bukomeje kurenganwa, bukomeje kwicwa, bukomeje gutotezwa hirya no hino muri Kongo. Ibi ngibi rero ni ikintu gikomeye ubona ko M23 idashobora kureka, nibura byibura habaye inzira y'ibiganiro, inzira y'amahoro, ko bakabona umuti urambye byibura byacogora. Kandi nabwo iyo ugiye kureba neza ubona ko bitamera cyangwa bitamara igihe kinini, kubera ko leta ya Kongo ifite amateka akomeye mu bijyanye na politike mbi y'ubutegetsi bubi bubangamira abaturage, kandi politike mbi ubona ko ari politike ishingiye mu gusahura cyangwa se mu gukoresha umutungo nabi, umutungo w'igihugu nabi, no kushora mu bindi bikorwa bitajyanye cyangwa se idashyira umuturage wayo ku isonga, ahubwo iza iri kubangamira uburenganzira bw'umuturage w'igihugu cya Kongo. Iyi M23 rero ikaba yariyemeje kugera ku ntambwe ndende yo kubohoza igihugu cyangwa se yo kwibohora, bakabasha kuba barwana bagafata igihugu cya Kongo, bakaba bakuraho ubutegetsi bwa Kisekedi. Ibintu ubona ko ari intambwe ndende itoroshye kuri M23, ariko nanone wareba mu buryo burambye ukurikije aho byagiye biba mu buryo butari bworoshye bikagerwaho, ugasanga ko M23 ukurikije discipline ifite, uburyo ishyize umuturage ku isonga, uburyo iri guharanira ko umuturage cyangwa se nta bwoko bwarenganywa, ukabona ko bishobora kugerwaho, ikomeje kuba intwari nticika intege ku byo bayivugaho cyangwa se ku byanzura ifatwa, ko ibintu byagenda neza cyane. Ikindi rero twakongera kuvuga ni ikirebana n'u Rwanda muri iyi ntambara iri muri Kongo, aho twagaruka turi kureba ngo ese Kongo cyangwa se u Rwanda ko rukomeje gushyirwa mu matwi n'ibihugu by'amahanga, nubwo u Rwanda rutabyemera ko ruri muri Kongo. Ese ibi bintu biragarukira he? Niba amahanga ari gukomeza guhagarika inkunga bageneraga u Rwanda, ese birakemura ikibazo kiri muri Kongo? Ese M23 biratuma irekura cyangwa se isubira inyuma, ireka aho yafashe? Ibintu ntabwo byoroshye, ariko icyo nagira ngo mvugeho nk'umuturage uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se nk'umunyarwanda, icyo yagakuye gukuramo ni ukwigira, nk'uko imyaka 30 ishize u Rwanda rumaze kwibohora cyangwa se kuva mu buzima bugoye muri jenoside yakorewe abatutsi Mata 1994, aho hapfuye amamiliyoni arenga y'abantu barenganyijwe, aho habaye ibintu bikomeye, ariko RPF inkotanyi cyangwa se abahoze ari abasirikare ba RPF inkotanyi bakaza kuba bahagarika iyo jenoside. Byari byoroshye rero, u Rwanda rwaciye ahantu habi, ntago rwategereza ko cyangwa ngo rutegere amaboko amahanga, cyane ko kugira ngo iyo ntambwe igerweho ari u Rwanda ku giti cyarwo rwabigizemo uruhare. Nta mahanga yigize aza ngo ahagarike jenoside yakorerwaga abatutsi cyangwa se ubwicanyi bwaberaga mu gihugu hagati. Ni abanyarwanda ubwabo aribo RPF inkotanyi baje kuba bahagarika iyo jenoside. Rero ibi rero ni ikimenyetso ko bishoboka ko nta munyarwanda wakagombye kugira ikibazo, kubera ko amahanga yahagaritse intwaro, nako yahagaritse inkunga yateraga u Rwanda, nubwo iyo nkunga nayo ijya ikenerwa, ariko mu buryo bwo kwigira no gushaka ibisubizo, ko
izo nkunga atari ngombwa u Rwanda rwabaho rudafite abo baterankunga kandi ibintu bikagenda neza cyane. Reka tube dusubitse, turaje mu kanya, ariko mbere yo gusubika twihanganishije abanyekongo bari kurenganywa cyangwa se bagiye baburira ababo mu ntambara, ndetse hari n'abanyarwanda, abarundi, abaganda bafite abavandimwe iyongeyeho cyangwa se inshuti zabo bagiye bahitanwa n'ibitero cyangwa se n'iyi ntambara iri kubera muri Kongo. Turabihanganishije cyane. Turaje rero tukuganirize ku bijyanye n'u Burundi buryo buri kwijandika muri kino kibazo. Iyi yari Fab TV, banza ukande subscribe, ndaje tuganire ku bijyanye n'u Burundi uburyo bukomeje gucumbikira cyangwa se ariho hari kubera imyiteguro yo gutera M23 cyangwa se yo gutera ibitero muri Bukavu na Goma. Turaje rero tubikubwire, banza ukande subscribe ubundi uze kureba cyangwa no kumva ikiganiro tugiye kugucishirizaho mu kanya. Iyi ni Fab TV.